urakoze cyane Kate Gustave nawe Stizo Muhumuza. Uyu munsi 10 tonight mu cyaro ikaba yanyarukiye mu karere ka Ruhango ahantu bita Igitwe. Uyu munsi impamvu twagiye hano Igitwe, iyi murebe inyuma ni kaminuza ya Igitwe, ni imwe muri kaminuza mu Rwanda zahagarikiwe by'agateganyo amwe mu mashami. Birumvikana hari umubare mwinshi w'abanyeshuri watashye uva muri Gitwe. Turimo turareba ku ruhande rw'umuziki ni ikihe gihombo abaturage bahagiriye, cyangwa se ku ruhande rw'imyidagaduro ni ikihe gihombo abaturage bagiriye mu kuba bamwe mu banyeshuri b'Igitwe baravuye hano bakagenda bagasubira iwabo. Kurikira 10 tonight. Natwabana b'Igitwe dukunda 10 tonight kuri TV 10 na Radio 10 ku cyumweru saa 7 z'ijoro. Que j'ai pensé d'avoir d'aimer, que j'ai pensé d'être aimé, que j'ai chanté pour l'aimer, que j'ai effacé pour l'aimer. C'est l'amour, la justice, la prière et la paix, c'est l'amour, la justice, la prière et la paix, c'est l'amour, la justice, la prière et la paix. Twanyarukiye Igitwe ni mu murenge wa Bweramana ho mu karere ka Ruhango. Icyavugwa nta kindi nuko amwe mu mashami ya kaminuza ya Gitwe yahagaritswe by'agateganyo, abanyeshuri bakava bakagenda. Uyu munsi rero turimo turareba ku rwego rwa muzika cyangwa se ku rwego rw'imyidagaduro niki abaturage baho cyane cyane urubyiruko bahombeye mu kugenda kw'abanyeshuri. Hano turi kubona urubyiruko rutandukanye, hari abambaye amabaji y'akazi bakora n'abambaye imyambaro y'akazi bakora. Batangiye twibwa witwa nde? Niye nitwize Imana Jean Damascene. Jean Damascene ukorera hano Igitwe? Niye nkora hano Igitwe mu mujyi wa Bienvenue. Nkora kuri agence bita East African Bus. Wowe amazina yawe yahishe fwe? Nitwa Ukwimana Ishaka Rafiki. Ukwimana Ishaka Rafiki. Hano umusore wambaye akagofero keza, ese akagofero kawe? Iyi ni ingofero y'akazi rero nkoresha. Hano ndi umukarani Igitwe. Ariko mu bigaragara nawe ubibona Damascene. Urabona ko hakendereye abanyeshuri baragiye ntitukibona akazi, aho najyaga gukora kameza naho. Reka tuganire noneho ku bijyanye n'imyidagaduro. Ese muzika cyangwa se kwidagadura byabaga bimeze bigute muri weekend Igitwe abanyeshuri bagihari? Muri weekend wasangaga hano Igitwe hacyushye, ubona uruvangitirane rw'abantu, hirya abantu wumva umuziki ugenda. Ariko ubu ngubu harakonje rwose, harakonje Igitwe. Urabona n'abantu bakihaba benshi cyane. Duhe ishusho ya Gitwe muri weekend byabaga bimeze bite imyidagaduro yawe? Mavuga ngo muri weekend byabaga bishyushye kubera university hano ya Gitwe. Urumva ariko ubu ngubu ndabona n'umuhanda kubera ibibazo nyine nk'ibyo byose. Ndabona umuhanda ugiye kumeramo ibyatsi. Uretse iby'umuhanda wameze ibyatsi, ubu ngubu bimeze bite? Mwajyaga mukora ibitaramo byo kuririmba, hakaza abahanzi, bimeze bite muri rusange? Oya, ku cyumweru, kuwa gatanu, kuwa gatandatu tubonaga abantu bajya gusenga runyurane, abajya mu bitaramo bavayo, abandi bagira indirimbo. Ubona ababyina imbyino traditionnelle za danse moderne ubona ari sawa rwose. Ariko tuvuge kuri danse moderne, muzika yari ihagaze gute hano Igitwe muri rusange? Byari sawa cyane kuko abanyeshuri barimo abanyeshuri bazi kubyina, ndetse batoza nuko abanyeshuri abaturage bariyahura bagahuza imbyino kana barishimye. Haba hari ibitaramo byajyaga biba organize cyangwa se bitegurwa n'abanyeshuri hano muri Gitwe? Byarabaga cyane. Urebye nko muri kaminuza epfo ya Gitwe hari urusengero ugasanga amakorali arahura akaririmba, imbyino zigahura, ugasanga ibintu rwose birashyushye. Hanyuma uretse indirimbo zaririmba Imana cyangwa se indirimbo z'amakorali, ibitaramo by'indirimbo zisanzwe abantu bakabyina bakisanzura byabaga bimeze bite muri Gitwe? Igitwe wanaga risa kuko abantu benshi batuminanaga yaba n'ibirori, ukabona abanyeshuri bahuye n'abaturage bisanzwe bakabyina bakishima bagategura icyo kunywa, ukabona ni ibintu byiza cyane. Ariko ubu ngubu harakonje, urahagera ukabona nta bahaba, ukabona ni ikibazo kabisa ku byo leta nayo ikwiye kutugira impuhwe katu. Reka tuganire wowe igira hano hino, ese ubona bikomeje uko nguko nta gihindutse kugira ngo abanyeshuri bagaruke imyidagaduro yo muri Gitwe? Duhe ishusho yayo byazaba bimeze bite mu minsi iri imbere? Ni ukuvuga ngo muri kurecyanye n'imyidagaduro ahangaha tugirwa n'abanyeshuri bene university hano muri September.
bagomeje bakagumayo nta kintu natwe burya nibo natwe dufite amazu akodeshwa ubu ngubu bagiye kumaraho ibyatsi bitavuze yuko rero Imana igomba kudutabara cyangwa leta ikadutabara bakagaruka. Reka tuvugane gato, nabonye usa nkaho ukuze wowe umuziki nyarwanda muri rusange urawukurikirana. Ndawukurikirana. Tubwire nk'indirimbo ubu ngubu igezweho. Ubu se hagezweho indirimbo y'Amarura, ariko nkunda hari umuhanzi w'umunyarwanda bita King James, we yasohoye reggae mu Rwanda, niwe muhanzi ubashije gusohora reggae mw'uru Rwanda rwacu. Iyo reggae yasohoye yitwa ngo iki? Ryayo ntago narikurikiye, ariko nayumvise ejo bundi hari abari kuyicuranga muri studio, numva ni byiza. Okay, ese ubu ngubu nimba King James ari kuri televiziyo arimo akurikirana ikiganiro 10 Tonight, ni icyo wamubwira? Namubwira ngo akomereze aho ngaho. Akomereze aho ngaho kuko ari ahantu akuye abasitara bazamuye. Mu Rwanda habonetsemo umuhanzi ubasha kuririmba injyana ya reggae, nubwo n'ubundi bari barimo, ariko niwe muhanzi mu gihugu ubashije gukora akantu keza. Nakomereza hari ahubwo nk'abasaza nkacu turamwe. Kubatse ahakomeye bati ku muse usari ikindi. Ikintu nshaka kukubaza ni kimwe, bazamumbwirire bire ibintu birimo gupfa ngenda bizi cyane. Ese waba warigize nka concert imwe witabira ya Jay Polly? Ari Ruhanga yaje muri Guma agira gutya turazimanika twese. Ye baba we. Nako uzamumbwire tafuke ngasubitsa aho. Bara ba Fireman bose bagure nipi turabona ba Bulldog bose. Ariko ya mahirwe kira gikombe cya Guma cya Bulldog. Ntabwo none ngo uramusaba ko agomba gushyira indirimbo hanze cyane. Kumusaba ahantu aherereye nta makuru dufite muri iki gihe. Hano duhe n'urubyiruko n'abana bakiri bato cyane, ese babita bande muri mu itsinda? Yego. Babita bande? Abajiya. Yego. Ninde watubwira abajiya ni bantu ki? Urubyiruko rw'Abadivantisite. Ni urubyiruko rwo muri itorero ry'Abadivantisite. Ese reka tugane gato umuziki waririmbiye Imana, sibyo? Mubona gufunga kaminuza ya Gitwe amashami imwe namwe birumvikana ko abanyeshuri batashye, mubona hari icyo byahungabanyije ku ndirimbo zarimbiye Imana? Byarahungabanyije cyane. Gute cyane dusobanurire? Nuko amakorari menshi yarari muri kaminuza. Abaririmbyi benshi babarizwaga muri ayo mashami yafunzwe ya kaminuza. Ngubu ni nk'ihe korari wavuga uti iyi korari yabuze abantu benshi kubera ko abanyeshuri batashye? Korari Cornerstone. Ni korari imeze gute dusobanurire? Ni korari ibamo abantu benshi kandi ikagira n'indirimbo nziza, ariko kubera bafunze University ya UG baragiye hasigaye abantu bake cyane. Yes, abadukurikiranye mwumvise ukuntu abaturage cyane cyane urubyiruko rw'Igitwe ruvuga ko kuba abanyeshuri ba kaminuza Gitwe barahagaritswe bakagenda mu myidagaduro cyangwa se muri muzika muri rusange byasubiye inyuma cyane, bati irungu riratwishe, ndetse bamwe bavuga ko bagiye kwimuka bakava muri centre ya Gitwe. Ubwo rero mwumvise ko gufunga cyangwa se guhagarika amashami ya kaminuza ntabwo ari abaturage b'abacuruzi babihomberamo gusa, ahubwo n'urubyiruko rwidagadura rubihomberamo bitewe nuko usanga irungu bafite ribamere nabi. Kuri TV10 mu kiganiro 10 Tonight ya Reda Mixon, 10 Tonight nakagaruka. Natwe abana b'Igitwe dukunda 10 Tonight kuri TV10 na Radio 10.